uzagerageze nko gufata rukuruzi hanyuma ugende uyikoza ku byuma byinshi. Ikintu kizaba gitangaje, uzasanga rukuruzi n'uyikoza nko ku byuma bikozwe muri iron cyangwa se muri steel, uzasanga rukuruzi koko ibifashe. Mbega muri make ikozeho, ifashweho cyangwa se byo bifasheho. Gusa nuramuka ugerageje nko ku byuma bikozwe muri aluminium, copper, gold cyangwa se silver, nta kintu kizaba. Bizagaragara nk'aho rukuruzi nta kintu na kimwe ikoze kuri za metals cyangwa se kuri ibyo byuma mvuze haruguru. None ibi ngibi ni ukubera iki? Ubundi hari abantu batekereza yuko rukuruzi ikurura ibyuma byose. Gusa ibi ngibi ni imitekerereze, ntabwo ari ibya nyabyo. Kuba rukuruzi yakurura icyuma runaka ntabwo bisobanuye ko nyine izina ryacyo ari uko ari icyuma. Bisobanuye ko rukuruzi izakurura ibintu byose kuko ari ibyuma. Ahubwo ibanga rihishe mu duce duto cyane twitwa tiny particles ziba zigize icyuma runaka. Uburyo utwo duce tugiye twaranjemo cyangwa se uburyo duteyemo bishobora kuba byatuma rukuruzi ikurura icyo cyuma cyangwa se ntigikurure. Ubundi mu busanzwe buri cyuma kiba gifitemo tiny atoms cyangwa se uduce duto cyane kandi twishe amabiliyoni. Buri atom cyangwa se buri gace gato cyane gashoboka kaba kitwara nk'aho ari nka rukuruzi ntoya. Nk'urugero rero, mu byuma bimwe na bimwe aho utu duce duto cyane dukunda gukururana ndetse tugakorera hamwe. Gusa mu zindi metals cyangwa se mu bindi byuma, utu duce duto cyane twikora uko dushaka, ntabwo dukorera hamwe ndetse rimwe na rimwe tuba tunahanganye. Rero nubwo byose aba ari ibyuma, biba byitwara mu buryo bitandukanye, gusa wowe ntabwo uba wabibona. Ubwo bivuze ngo mu byuma bimwe na bimwe utu duce duto cyane tuba dukururana kandi dufatanye, gusa ahandi utu duce tuba dutandukanye ndetse kandi dusa nkaho dusunikanamo ukuntu. Kugira ngo ubyumve, tekereza uramutse ufashe nk'inshinge nyinshi cyane zikozwe mu byuma ukazihuriza hamwe kugira ngo zikore icyuma. Ubundi muri iron, cobalt cyangwa se nickel, ubundi uduce twishi dutoya cyane tuba tuzengurutse rukuruzi, za zindi twavuze ziba zirimo imbere twitwa magnetic domains, tuba dukurikiye umurongo umwe ndetse mu cyerekezo kimwe. Ubwo rero nk'iyo rukuruzi hegereye, utungutu tuba dutangira kwihuriza hamwe ndetse kandi dutangira kwitegura. Aho ni icyuma gitangira kwisanga cyakuruwe na rukuruzi. Niyo mpamvu rero iyi misumari ikozwe muri iron na paper clips ndetse n'ibindi byuma bikozwe muri steel bikururwa neza. Gusa ibyuma nka aluminium, copper, gold na silver, atoms zayo cyangwa se twa duce twatwo dutoya cyane two dutondetse mu buryo butandukanye. Ubwo bisobanuye yuko na magnet zayo cyangwa se rukuruzi iba irimo imbere ntoya cyane, iba irimo buri kose gace gaba kafite ibicitse intege cyane ndetse kandi iri mu byerekezo bitandukanye ku buryo kugira ngo bibumbire hamwe byagorana. Ubwo rero nka rukuruzi nibihagera kugira ngo twa duce twikoremo nk'umurongo umwe, kugira ngo bijye kuba byajya gukururwa na rukuruzi bitangira kugorana, kuko nyine biba bitondetse mu buryo butari ubwa nyabwo kandi butizewe neza uburyo bwakururwa na rukuruzi. Mbese muri make byagorana pe. Gusa nubwo twavuze yuko steel na iron bishobora kuba byakururwa na rukuruzi, gusa nabyo ntabwo bikururwa mu buryo bumeze kimwe. Impamvu ni ukubera yuko ubundi steel akenshi iba yarakozwe ivanywe muri iron, havanzwemo n'utundi duce cyane duto twa carbon ndetse n'izindi element. Rero kubera ko steel haba harimo iron, ubwo bivuze ko ubwoko bwa steel bwinshi buba bukururwa na rukuruzi. Gusa hari steel zimwe na zimwe ziba zarakozwe mu buryo butandukanye, ku buryo mo imbere twa duce duto tutugize dushobora kuba tubumbye mu buryo tutakora nk'umurongo umwe ku buryo twakururwa na rukuruzi. Hari no wisanga ibikoresho bimwe bikozwe muri steel biba bikururwa na rukuruzi, ibindi bidakururwa na rukuruzi.
njye nari iFabrics. Niba hari ikindi kintu ushaka ko tugukorera twandikire muri comment.